Mwaramutse neza, Yesu ashimwe. Zinduka usenge, haguruka dutaramira Imana muri iki gitondo. Urakeye yacu ni ngo Yesu ni umugabo, turamwemera. Amen. Umugabo Yesu ndamwemera, Yesu ndamwemera. Umugabo Yesu yababawe, Yesu aho wankuye. Umugabo Yesu ndakwemera, umugabo Yesu ndakwemera, umugabo Yesu ndamwemera, Yesu ndakwemera, ndagukunda Yesu. Umugabo Yesu ndakwemera, umugabo Yesu ndakwemera, umugabo Yesu ndakwemera, umugabo Yesu ndamwemera, umugabo Yesu ndakwemera, umugabo Yesu ndakwemera. Yesu we aho wankuye ndakwemera, weyo ndagukunda ndakwizera. Umugabo Yesu ndakwemera, umugabo Yesu ndamwemera. Tinira Imana, haleluya. Amen, 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 amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Tamba. Mwaramutse niyo. Yesu ndamwemera, umugabo Yesu ndamwemera, umugabo Yesu ndamwemera. Bihamye ko wemera Yesu. Ibindi byose ni ubusa, ibindi byose birashira. Ariko Yesu ni umugabo utavuga amasigara cyicaro. Haleluya. Umugabo Yesu ndakwemera, Yesu ndakwemera. Umugabo Yesu ndamwemera, umugabo Yesu ndamwemera. Amen, 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 amen. Yego. Tabira Yesu. Yesu ahimbazwe. Umugabo Yesu ndamwemera, umugabo Yesu ndakwemera, umugabo Yesu ndamwemera, umugabo Yesu ndamwemera, umugabo Yesu ndamwemera, umugabo Yesu ndamwemera, umugabo Yesu ndamwemera. Haleluya. Umwami ashimwe. Uyu mugabo Yesu turamwemera. Mwaramutse niyo. Nta wundi wo kwemerwa uretse Yesu, nta wundi wo gushyirwa hejuru uretse Yesu, nta wundi wo kwirata uretse Yesu. Uyu mugabo Yesu turamwemera. Igitondo cyiza. Shalom niyo ngiyo mbasuhuza. Emera Yesu ukire, emera Yesu ubona amahoro, izere Yesu urabona ubuzima, urabona ubugingo, urabona kubaho, byose bibumbiye muri Kristo Yesu. Amen. Reka dusome Abaheburayo 12:24. Mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano rishya, mwegereye n'amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha ayabeli. Amen. Iri jambo ndarikunda cyane. Ni ijambo usoma ukumva wongeye gukunda Yesu bundi bushya, kumva wongeye kunezererwa amaraso ya Yesu, kumva wongeye kunezererwa ubuntu bwo kuzuka kwa Yesu, kumva wongeye gutekereza kuri Yesu, kumva wongeye gukunda Yesu bundi bushya, ukumva wongeye kunezezwa nuko Yesu yatwihaye ari umuhuza, ukumva wongeye kunezezwa nuko amaraso Yesu tuyafite, kumva wongeye kunezezwa nuko isezerano rishya turisanga muri Yesu Kristo, ukanezezwa nuko andi masezerano yose amizwe bunguri. Noneho rero kurisoma mu gitondo uyigendeye, cyangwa se ari ijambo ushyize mu munsi wawe nk'uko muri iyi burakeye yacu, cyangwa se muri uku gusenga mu gitondo ukarirambika mu munsi wawe. Ni byiza cyane. Ikije cyose gisanga uri umunyembaraga, watanze kare impande n'impande watangatanze. Ndarikunda cyane. Ni ijambo ryiza wumva usubijwemo
imbaraga kandi no kurisengeramo wumva biryoshye, wumva ibyiringiro, wumva amahoro, wumva kuruhuka, ukumva umunezero. Reka mpabasubiremo, ni Abaheburayo 12 umurongo wa 24. Mwegereye na Yesu. Ni ukuvuga ngo kwegera Yesu, kumenya Yesu, guhura na Yesu ni ikintu gikomeye. Iyi ni kadi ikomeye Imana yaduhaye, agakiza, gukizwa, tukamenya Yesu, tukegera Yesu, akatwakira, akadukunda uko turi, uko tumeze. Ni umugisha ukomeye kumumenya. Niyo mpamvu mbwira umuntu wese utaramenya Yesu, ndakwingingira kwakira Yesu, kuko uri guhomba, uri kwihombya, uri kwirushya, Satani ari kuguhondagura, ubayeho mu bwoba, ubayeho mu byaha, uzarimbuka wanga kwegera Yesu, wanga guhura na Yesu, wanga kumwakira. Ariko niba ushaka amahoro yuzuye, niba ushaka ubuzima nyabuzima, niba ushaka kuzabaho iteka, niba ushaka kunezerwa, egera Yesu, akira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Umwegereye na Yesu, umuhuza w'isezerano rishya. Yesu niwe uduhuza n'Imana. Ni ukuvuga ngo umuntu amaze gucumura yikuye mu bwiza bw'Imana, maze kwikura mu bwiza bw'Imana, Yesu atugaruramo. Ubu turi abana b'Imana, tugaruka kwa Data. Niwe muhuza, kubw'amaraso ya Yesu niwe muhuza, araduhuza n'Imana. Ni ukuvuga ngo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza bitatuba abana b'Imana. Ibyo ni ibintu biryoshye cyane, ngo mwegereye na Yesu, umuhuza w'isezerano rishya. Uvuga ngo uri kumwe n'umuhuza uduhuza. Haleluya, haleluya. Umuhuza uduhuza n'ibyacu, umuhuza uduhuza n'amahoro, umuhuza uduhuza n'ibihe byiza, umuhuza uduhuza no kuruhuka, ni umuhuza uduhuza no gukira, uduhuza n'ubwami bwo mu ijuru, uduhuza n'ubugingo buhoraho, uduhuza no kwa Data. Yesu ndagushima, ndagushima, we muhuza w'isezerano rishya, akaduhuza n'isezerano rishya cy'Imana ituvugaho, akaduhuza n'isezerano rishya ry'icyo Data yagambiriye, akaduhuza n'isezerano rishya tukabona umugabane wacu, umurage wacu. Ni Yesu bikora. Isezerano rishya, andi masezerano, nicyo nkundira Yesu yo muhuye. Andi masezerano yose, ay'abantu basezeranye, ay'abagome basezeranye, ay'ibihe byasizeho, ay'abadayimoni basezeranye, ayo Satani yari yarasezeranye, ay'abapfumu n'abapfumukazi n'izindi nkozi z'ibibi byari byarasizeho, amirwa bunguri n'isezerano rishya rigenda mu maraso ya Yesu, n'isezerano rishya tubonera muri Yesu Kristo iyo tumwemeye, iyo tumwizeye, tukihana ibyaha. Ngo mwegereye n'amaraso. Haleluya, haleluya. Amaraso ya Yesu Kristo, amaraso y'igiciro cyinshi. Ngo mwegereye n'amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha ya mbere. Mu maraso ya Yesu hagenda mu ijwi rivuga. Uyu munsi tugiye gusenga, tubwire Yesu we muhuza, umubwira guhuza n'icyo ukeneye uyu munsi. Ubwira Yesu ngo nabimenye, niwe muhuza, mpuza na sheri. Ubwira Yesu uti nabimenye, mpuza n'akazi kanjye, mpuza n'aho ngomba kugera, mpuza n'ibindi birere byanjye, mpuza n'imisozi yanjye y'amasezerano, mpuza n'abana banjye, mpuza icyo ushaka guhura nacyo uyu munsi. Dore Yesu niwe muhuza, birasobanutse. Niba n'amasezerano yawe, ubwire Yesu ngo Yesu, hari amasezerano ufite, ndagira ngo aya masezerano asohozwe. Niba hari aho byari byarahagamye, umuhuza ni Yesu. Ubwire Yesu uti Yesu, mpuza n'ibyanjye. Niba ari abamarayika bakenewe, niba ari iki, Yesu aramenya aho bipfira, aguhuze nabyo. Iki gitondo turabwira umuhuza aduhuze nicyo twifuza. Ubwo niwe uzi icyo ukeneye guhura nacyo, niwe uzi ukeneye guhura nawe. Ibindi byari byarahuye nawe, ubwire Yesu abyirukane. Abandi bari barahuye nawe bo kukudindiza, bo kukunaniza, umuhuza we waje kuguhuza n'isezerano rishya, aravanaho ibyo bisezerano bishaje, ibyo byashyizweho bitaturuka ku Mana, mu izina rya Yesu. Hanyuma kandi ngo mwegereye n'amaraso amenjagirwa. Amaraso Yesu yafate uyaminjagire ku byawe, mu nzira zawe, mu bana bawe baminjagire amaraso ya Yesu, ku mubiri wawe uminjagire amaraso ya Yesu, ku rugo rwawe, ku miryango y'inzu yawe yaminjagire amaraso Yesu. Turayafata tugasenga tukayaminjagira. Irindi sengesho rya kabiri, turafata amaraso ya Yesu
tuyaminjagire. Ni wowe uzaho ushaka iki gitondo kuminjagira amaraso ya Yesu, urayafata uyaminjagire mu byawe byose, uyaminjagireho uburinzi, uyaminjagireho niba ushaka ko bakizwa, uyaminjagireho amaraso ya Yesu. Ati mbaminjagireho amaraso ya Yesu Kristo, nimukizwe mumenye Yesu wowe wabapfiriye. Mu izina rya Yesu, rwa rugero nari ntanze avuga ibyiza, amaraso Yesu aminjagirwa avuga ibyiza kurusha ya mbere. Ukaba uri hano bakuvuga nabi, amaraso Yesu arabivuguruza. Mu maraso Yesu agenda mu ijwi rivuga, ubwira Yesu uti Yesu umvugira ibyiza. Aho bari barakuvuze nabi, ubwira Yesu akuvugira ibyiza. Uzi ko habaho umudayimoni w'uruvugo, ubwira Yesu asobanura uwo uriwe. Ubwira mu maraso Yesu ko hagenda mu ijwi rivuga. Imana ivuguruze, Yesu avuguruza, amaraso ya Yesu avuguruze ibyo bakuvuze bitari ibyo bakubeshye, ibyo bagusebeje. Ahantu hose ubwira Yesu amaraso Yesu, ubwire Yesu kuko mu maraso ye ho hagenda mu ibyiza. Yesu avuga abo turi bo, avuga ko turi abana be, avuga ko turi abanyamugisha, avuga ko turi abahiriwe, avuga ko turi abatanzi n'abami, turi abana b'umwami. Haleluya, b'umwami, ngo turi abami n'abatanzi. Haleluya, turi ibikomangoma, turi abaraganwa na Kristo. Yesu ashimwe, umwami yubahwe, umwami asingizwe, Kristo ahimbazwe, aminjagirwa avuga ibyiza. Amaraso ya Yesu avuga ibyiza kurusha ayabere. Ibindi byose bari barakuvuze bibi, ubwira amaraso ya Yesu abisibe. Ryo ni isengesho rya gatatu. Irya kane turavuga ngo Mana, amasezerano yose yari yarasezeranywe amirwe bunguri n'isezerano ryawe rigenda mu maraso ya Yesu. Bamwe turakora amasengesho ane. Turabwira Imana ngo duhuze n'ibyacu, turabwira Imana amaraso ya Yesu tuyaminjagira aho dushaka, kandi turavuguruza ibibi byose batuvuzeho, dushyireho ibyiza mu kubura amaraso ya Yesu. Icya kane turabwira Imana ngo Mana, turabwira Yesu amasezerano yandi yose, ibindi byose bari barahize bimirwe bunguri mu izina rya Yesu. N'isezerano rishya rigenda mu maraso ya Yesu, ryo risobanura abo turi bo. Amen. Reka dusenge. Uri mwiza Mana, iki gitondo Yesu ndagushimira ko watwemeye, ndagushimira ko wadukunze ukadukunda uko turi. Ijambo ryawe ni umuti, ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ni imbaraga, ijambo ryawe turarikunda, ijambo ryawe riraryoshye. Turagushimiye kubwira ijambo. Baheburayo 12:24. Haleluya. Twibutsa Yesu, twibutsa ko twamuhawe, twibutsa ko tumufite, ari mu ruhande rwacu ntituzanyeganyezwa. Tukibutswa amaraso ya Yesu. Turagushimiye iki gitondo, shaka ko tubyibuka, shaka ko tubigenderamo, shaka ko tubihagararamo. Yesu shimwe ko watwihaye ukadukunda uko. Haleluya, uko tumeze. Yo shimwa mwami. Ndasenze Yesu uyu mwanya, ndakwinginze we muhuza, kugira ngo mpuze n'ibyanjye, mpuze n'abanye. Yesu Kristo mwiza, mwami nyiribihe, we muhuza, huza hano hose nkeneye umuhuza. Ndagusabye ngo ugereyo umpuze nabyo. Kandi ndasenze Yesu kubw'amaraso yawe ndayaminjagiye mu nzira zanjye zose uyu munsi, kuri buri saha yose y'uyu munsi, mu bihe byanjye, ku myaka yanjye yo kubaho. Minjagiye amaraso ya Yesu Kristo, ndindwe umubiri wanjye minjagiye amaraso ya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu, ibyashakaga kuwataka, ibyashakaga byose bitava ku Mana bivemo mu izina rya Yesu, bishye bikongoke kubw'amaraso yawe Yesu. Ndaminjagira amaraso yawe mu ntege nke zanjye, kugira ngo hajyemo imbaraga. Amaraso ya Yesu hagendamo imbaraga, hagendamo impinduka, hagendamo ubumenyi, kumenya Imana, ndushaho kukumenya Mana. Ndaminjagira amaraso ya Yesu mwami ku rugo rwanjye, wo twubakanye, ku rubyaro rwanjye. Ndaminjagira amaraso ya Yesu mu izina rya Yesu. Wabwiye Abisiraheli ngo nibapfundikaganye, ngo nibasiga amaraso ku nzugi zabo, ngo marayikurimbura ngo ntazabageraho. Nanjye nshyize amaraso yawe Yesu ku rugi rwanjye. Ibyorezo nibitera indwara zigahaguruka, ntibikagere ku rugo rwanjye, ntibikagere ku byanjye, ntibikagere mu banjye, umuryango wanjye. Muminjagiye amaraso ya Yesu Kristo. Akazi kanjye, ibyo ntunze, mbiminjagiye amaraso yawe Yesu. Birindwe mu izina rya Yesu. Kandi mwami ndasenze kugira ngo mwami abamvugaga bose, uruvugo rwose rwari rundi, ibibi byose by'abantu bihimbiye n'ibyo bavuze kera, bisibwe n'amaraso yawe. Ahubwo wowe Yesu usobanura ubundi we, abibeshyaga wowe usobanura icyo ndicyo muri we, kuko amaraso yawe avuga ibyiza,
avuga ibyiza. Mwami wongere usobanure wondi, wongere ukore, wongere wigaragaze. Hari ibitangaza ukora umuntu ntanisobanure, kubera ko amaraso yawe Yesu aradusobanura akerekana abo turi bo muri wowe, bo kukumenya n'iby'agaciro. Ndasenze Mana, amasezerano yose ibyo bari baratwirahiriyeho turasenze Mwami, umuntu wese uri muri iyi burakeye turasenze, turisengeye kugira ngo Mana amasezerano yose n'indahiro byari byararahiwe bimirwe bunguri n'isezerano rishya rigenda mu maraso yawe Yesu. Hajyeho icyo Yesu tuvugaho, hajyeho icyo Data yavuze gusa, hajyeho icyo Imana ishaka, hajyeho umugambi w'Umwuka Wera, hajyeho umugambi w'ijuru gusa. Andi masezerano yose, ibyo abantu basezeranye, ibyo kuzimu, ibyo mu isi byose by'ibihe bimirwe bunguri n'amaraso yawe. Ndagushimiye Papa kubyumvishije iyi saha y'uyu munsi, igihe isezerano ryawe icyo tuvugaho aba aricyo kijyaho gusa. Iyi saha y'uyu munsi, buri saha y'uyu munsi nyiminjagiye amaraso yawe, kandi ndasenze buri saha y'uyu munsi uduhuze n'ibyo wagambiriye, uduhuze n'ibyo wadusezeranije, uduhuze n'amateka mashya, uduhuze n'ubuzima bushya, uduhuze n'imibereho mishya, uduhuze no kukumenya neza, tujijuke muri wowe. Urakoze Yesu, ndagushimiye, icyubahiro kibi cyawe none n'ibihe bidashira. Amen. Shalom shalom. Uwiteka abarinde. Mwibuke gukora subscribe na share. Mwari kumwe na Mama Ebenezer kuri mikoro.